Janviere ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rikomoka ku rurimi rw'ikilatini aho rifite ubusobanuro bw'ukwezi kwa Mutarama. Ba Janviere ni abakobwa barangwa no kumenyera vuba ahantu hose bageze, ku buryo usanga abantu bamuha inshingano byihuse kuko azi kuzitaho nk'aho yari asanzwe akora ibyo bintu. Ni umukobwa ugaragaza amarangamutima ye cyane, uzi gufata ibyemezo ku buryo bigoye nyine kuba wamuhindura. Azi gutanga amakuru no kuganira n'abandi, kandi arakora cyane kurenza ibyo avuga. Uyu mukobwa ahorana umuhate wo guharanira ubwisanzure mu buryo bugaragara inyuma, yaba ari ubwisanzure bwo mu bitekerezo ndetse n'ubw'umubiri. Akaba ari umukobwa wanga akarengane, ku buryo umuntu urenganya bashobora no kuba babipfa cyane. Ni umukobwa ugira akantu k'urukundo rutarobanura, aho usanga abakene n'abakire bose Janviere biyumvamo, kandi akanagerageza ahubwo ko ashoboye gufasha abatishoboye cyane. Janviere ntabwo akunda cyane umuntu umugira inama, aba yumva yuko ari nko kumubwira ngo wakoze nabi. Janviere akaba akunze gukora ibintu mu ibanga, ubundi akabyerekana ari uko byarangiye, mu rwego rwo kwerekana ubuhanga ndetse n'ubushobozi bwe, cyangwa se nanone gutekereza yuko ibyo bintu ashobora kubyerekana bitararangira, maze bikaba byazapfira mu nzira. Mu buzima bw'urukundo, Janviere aba ashaka cyane umuntu umubwira yuko ari mwiza cyangwa se ko yakoze neza. Ntabwo akunda umuntu umuca intege, akaba akunda umuntu umwumva, agakunda umusore umuha umwanya kandi imbere ya byose w'umukozi. Uramutse uri umunebwe, Janviere abona yuko nta kintu na kimwe muzigezaho, nta nubwo yakwirirwa gukunda. Imirimo itandukanye aba yakora, uyu ni umukobwa w'umukozi cyane, ku buryo usanga yikundira ibintu bijyanye n'ishoramari hamwe n'ubucuruzi.